nake kano kajya kakugora mu buzima kavuga ati kano kantu karangora pe. Kantu kangora ikintu kigora mu buzima kibaho kandi kitwa ngo kiroroshye. Ni naritoje introduction yo gushima ndangije kugira gute kurya. Gazo makuru nge nageraga ijambo rivuga ngo bibavuga gutya. Murakoze Imana bihereza umugisha agakono kabitetse muri kakameneke. Ahubwo se wigize umwaho ku nzoga. Njyewe se Genda byibuka narazamutse o kugira ngo ntahe mu rugo bita ko nikatira mu nzira yo mu myumbati. Hari umukecuru wiri wacu wajyaga unyita ngo gatemba nyine gatemba iki bari gatemba rukingo gatemba niba ari gatemba rukingo nibiki yari nyise kubera ukuntu akundaga kugwa. Ntabwo nari kumara umunsi ntabwo inshuro 400 akantu karantezeho gatoya. None hari ahantu hamanuka namanutse bupine nuko izina kamubwira ga ko bura mu buzima bwanjye ntinya guseba nubwo utabibuze. Ariko nkubwira ngo kushira mba nitwarabitse. Nabwo nge narasesengeye nshiduka nagize gute nagize mu bakwe aho neza impande y'abaje. Hari ukuntu ngiye kuva kera mfite nk'imyaka ingahe natangiye kujya nivana hano muri Rwamagana nkijyana Nyagatare bakandekura rwose nkijyana bakabona abantu mbagezeho. Najyaga njya kujya mu modoka kuyurira bikananira. Bikananira uduje amateka bikansaba gufata reba handi abandi bashyira akaguru ka mbere ngashyira amaboko nkabazaho amaboko nkabona gukora nkabona gukurikizaho amaguru. Ako kantu karambangamiraga. Noneho uko ngenda nkura no kugenda mbikora cyane ngenda byigira tekinike. Reka ubu ngubu iyo ngiye kuri imodoka reka ujya kubona ukabona nagezeyo utazi uko bigenda. Izi toilette bicaraho izi mvuna mwito ndazanga zagira ikikoto. none nge naricaraga njye amaguru akanana ngashiduka natibeye amaguru cyane marukeno. Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope. Ya merma people ndabasuje mu muherere hose mu ntara y'amajyepfo intara y'amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo umujyi wa Kigali. Coup de chapeau Rwanda is very clean hamwe na Kagarara. So niwa mungu wanyu yaramasibine makombe irukaka kubitira umwanzi ahareba inzega Kagarura umuzo kuri Imana sinigeze ntikuzona mbabwo natoye isaro gisakara mu mitima ya rubanda. Ibintu n'abantu udafite abantu nta bintu abafite. Rwanda is very clean ongere mbisubiremo. Ariko nanone ngo disability is no inability. Uko waba uri mugufi kose ntago wasohokanze ngo ure kubona igicupa wanjye. So turabakukire kuri microphone ndetse na kamera za Lafriki TV tubahaye ikaze hamwe n'umukobwa wanjye Sabrine. Ngemeze fresh nk'ibisanzwe nkuko mubibona mugasura bameze neza cyane nta kibazo mafite na kimwe uretse wenda yuko nshobora kuribwa n'inzara ariko ntago ari kenshi. Ntabwo nshonje inzara bura n'inzara ni ikintu cyakimbangamira umva napfuye nasaze. Bo nekuze mu magambo reka tuni twakina umukobwa wacu atubwire impumeko yiwe atubwire ukameze first of all Sabrine. Karame umeze meze bo. Umeze bo? Yes. Akundi akantu ka bo mu cyongereza meze neza. Bo nuko uvuze ngo bo bo no kuvuga ngo ni nka I'm good. Yes. Munuza bo ni mu cyongereza. None ugiye kuvuga ngo I'm good no mu gifara utavuze bo yonyine mu gifaransa bivuga gute? Urase bivuga ngutera je suis bon. Je suis bon. Cyangwa je bon. Je suis bon. Bien. Bien neza nyine. Neza. Bien neza. Ariko burya man ni kuvuga ngo erega iyo ushaka kumenya sibyo ndabizi neza ushaka kumenya nyine uravuga kuko bano iyo uvuze bifuti anytime ufite kugira gute gukoregitinga nyine ibyo bifite bavuze. Yego ubundi umuhanga yigira ku makosa buriya ntidukora amakosa niba kabisa niba ugira ngo umeze bo hari ibyo nishemo niba kanse. Sabrine nashaka ngusubire muri no jambo ngiye kuvuga ni ijambo rirere mu cyongereza
ako jambo riba buzirere mu cyongereza ubuse ni irihera hari rirerire nyine ari nk'ijambo rimwe ukabona ko ari rirerire consequently no kuryandika iyo ryanditse ubona ko ari rirerire reka da rero kuvuga ngo mu cyongereza ubundi tugira ni amagambo maremare menshi maybe ntabwo ari rimwe gusa nyine cyakora njye nzimo rimwe wrong word nyine in English baravuga ngo riravuga ngo ni ukuvuga ngo anti-disestablishmentarianism mana we numvise akanyuma risubiremo no risubira baravuga ngo anti-disestablishmentarianism 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 anti-dissident bimeshi muravuga vuba vuba ngo nyine urasa ko nyise kintu rwanga ngo baravuga ngo anti-disestablishmentarianism anti-disestablishmentarianism subiramo wihuta try anti-disestablishmentarianism subiramo wihuta harakari kwicamo anti-disestablishmentarianism subiramo rimwe n'undi anti-disestablishmentarianism nayo ni amagorane amagorane mu cyongereza so guys rero nayo nubwo namenye icyo risobanuye ariko ego mana ntabwo yanciga urashaka kugira ngo uretse nanjye kuba nzi ko rivugwa mu by'ukuri yaciragwa ariko n'ibigumyara nta kibazo mu by'ukuri nanjye ubwanjye ntabwo nzi ikintu iryo jambo risobanura birisenya kabiswa ari nananiye ribaho uzagiye muri dictionary sibyo cyangwa se mu rindi uza muri Google search nyine usacingaho amajambo maremare nyine mu cyongereza I'm sure 100% ijambo bazariguha nyine anti-disestablishmentarianism nyine bazaguha list anti-disestablishmentarianism cyaze kabisa ufite umutwe ufata vavu so rero guys tumeze fresh cyane ariko uyu munsi tugomba kubaganiriza nyine mu buryo navuga bumeze buri special mfite ibibazo byinshi dushaka kubaza Sabrina byinshi cyane byinshi ndetse byinshi cyane Sabrina uri ready kunsubiza uri tayari yes dire rero sasa rero Sabrina tugenda duhera step by step ni iki kintu ngiye gutangira ku kantu nyine tworoshye tuwerere turaho ngaha nake kano kajya kakugora mu buzima kavuga ati kano kantu karangora pe kantu kangora ikintu kigora mu buzima kibaho kandi kitwa ngo kiroroshye ko umuntu yankorera ikintu nkabasha kumubwira ngo urakoze kiramo numva kuvuga ngo urakoze ntabwo muri nyine muri njyewe mba numva nishimye mba numva mushimye ariko kugira ngo kizamvemo nyivuge ewana muri njye barimo nk'imbunda ngira ngo amagaragara none bite wumva nyine gushimira ni umuco nyine ugaragaza ko wishimiye kuko buriya iyo uzarebe nk'umubyeyi kera duhaga ku biryo urumva tukavuga ati mami murakoze cyane Imana ibahereze umugisha none najyaga njya nacucungaga nk'ibiryo bihiye nk'ahantu nkaba nagurutseho nagezeyo kare no ninaritoje introduction yo gushima ndangije kugira gute kurya gaduruma ku kantu no nyahamaraga kuma ku biryo narangiza ngahita nkubitaho amagambo none hari abana twageranaga bo bari baza amagambo nk'ibihumbi n'ibihumbi ngo yavaraga kurya akavuga amagambo ukumva ni dictionary yose avuze yo gushima gusa kandi kugira ngo byonyine umuntu ashimiye n'ubutaha azaza nyine nageraga ijambo rivuga ngo bibavuga gutya murakoze Imana ibahereze umugisha agakono kabitetse muri kakameneke noneho nkarizana kandi kantu kavuga ngo kandi Imana izabagere mu ijuru ngo mudapfuye ngo nkayira na Enoki
nkonde ngenda buri mwana wese style yo gushima urumva umuntu agiye kuvumbaho ibiryo mubwira gutyo ubutari rwose ntabwo ari kukwima ku biryo urumva njye style nashimagamo buragade nakunda kuva mu bantu b'abageni ubundi yabaga uri umugeni uje utuye muri quartier nahitaga nshaka uburyo mpita n'inshuti nawe ku buryo buri gitondo ngomba kuzaba ndaho ngaho aba ari njye utuma nyine ibiryo by'abageni nkabiryaho cyane binareba wari kuncika se ntabwo wigeze ujya gushaka nyine utembera nk'ahantu wabona bacanye ugahita wirukankirayo oya nje ahantu nabaga nyine nabanaga n'amasenge wa papa ubwo nyine akaba umuntu umwana aba ari mu rugo agomba kuba mu rugo niba hari ahantu agiye agomba kuba ari umuntu mukuru bajyanye ngo nyine urumva ibintu byo kuva mu rugo ngo uragiye we byakoraga ntabwo byakoraga ni mu rugo urumva niyo mpamvu ibyo ntabimenye imico yacu yari hatari imico yacu burya iratandukanye gadi yose n'ubu yihoreye yanyweye ku nzoga gadi yose n'aba yihoreye ngende ahubwo se wigize unywaho ku nzoga njyewe se inzoga uze cyane inzoga nayinkwiyeho inzoga nayinkwiyeho ariko ntabwo nigeze nywa inzoga nyinshi ako wanyweyeho nkiri mutoya kuko umva n'imyaka nayinkwereyemo uretse ko nuko nayinyweye uretse nuko nayinyweye ntabwo mbyibuka nyine ntabwo icyo gihe nyine hashize igihe kirekire ako nyine warayinyweye nigeze kunywa ariko nyine muto niga muri primary ngo bitewe n'iki ntacyo ni kwa kundi muri quartier nyine bagize hari ukuntu muri quartier bamufite abantu benga urwagwa pe ku buryo nyine urwagwa umuntu arwenga ukavuga ati cyakoza urumva kera twari abana twakundaga nyine kunywa ku bintu nyine kuvumba ku bintu byinshi no hari ukuntu bavuga ngo ngo tubere ku nzango zibacurumishe ngo uburyo ngo bucurame urumva none ari niba ari nk'urukoma arico nuko cyangwa hari none hariyo bita ikibabi inzoga bita ikibabi niya nzoga no kuvuga ngo ibi kiri mu muvura ariko itari yagira utagira igihe cyo gushya ibi kirimo akantu k'akaryoho iriya nzoga ntabwo yaba ari bibi njyewe urumva nayinywaga nyine nkiri umwana gutyo nyine ndakeka umuntu wese wo mu cyaro none wari utuye ahantu nyine bafite insina nta muntu utaranyweye ku rwagwa ndakubwiza ukuri uwo mwana none hari ukuntu mwarurishaga nk'ibijumba urumva none hari icyo bitaga nyine icyo kibabi gare kibabi cyari kiryoshye ariko wakijyaga mugiye kunywaho cyaricaga cyarasindishaga no rwo hejuru nereka n'ikindi no bita urukoma uraruzi ni ya masaka nyine bakuye nyine mu nzoga ariko hakaba hari inzoga nyine asigaye none hari ukuntu bafataga urukoma ya masaka bakakira no mu kintu nyine cy'ikidobo nyine kinini none mwebwe mukagenda abana mugakubitamwe ikintu bakwitiye iki imiheha uhaguruka aho ngaho ibizunga birimo biraza uwo munsi umwe ndagenda nkunywera inzoga pe yari inzoga ariko y'imbatura abagabo nyine ku buryo nzoga nyine urebe nawe ukavuga ati inzoga none irarenze none njye ndagenda nkurikiye uburyohe bwayo ninywera akaritiro sinzi niba ukazi kano karitiro nyine kayo ndakamara pe kandi ibibazo nyine ako karitiro ubundi niko abasinzi ubundi umusinzi wanjye ntiyakarenzaga ariko njye ndareka kuri icyo buryo bwayo ndakanywa ndakamara urumva nigaga muri primaire ndabyibuka icyo gihe noneho ngiye gutanda byibuka neza Imana nditubaze nuko ndi kumvira nk'ubu ntayivuga ubundi ni inkuru ebyiri uretse ko gade ashobora kuba zimwe ariko ni inkuru ebyiri zambayeho z'inzoga ya mbere naranywe inzoga nyiri umwana yinyweye ari imwe kandi inkuru ebyiri yazinyweye oya nyine kubera ko ntabwo nabura kubona reka wenda mvuge ko nanyweho kabiri amahoro ahinde ntabwo yaba ari nka kabiri amahoro ahinde umukoma wanyweyeho niyo ngiyo noneho dukomeze kuri iyo nkuru noneho urumva inzoga nyinyweye ibyo ndabyibuka
narazamutse aho kugira ngo ntahe mu rugo mpita ko nikatira mu nzira yo mu myumbati. Njyewe nashidutse nyine hari ukuntu kera ubundi banyitaga ngo hari umukecuru w'iwacu wajyaga unyita ngo gatemba nyine gatemba iki niba ari gatemba rukingo niba ari gatemba rukingo n'ibiki nyine kubera ukuntu nagwaga ntabwo nari kumara ntabwo nari umukecuru disi yaranapfuye ndamusumana nanjye kuba ngo ndamushuhuje iruhuko ridashira kuri we naramukundaga Zitaga kaziruku waragakunze oya ntabwo nyine karansetsaga nyine yari inyise kubera ukuntu nakundaga kugwa ntabwo nari kumara umunsi ntabwo inshuro nka 400 ubwo nanyenaga nkagwa urumva ubwo nari ntaraba stable nyine icyo gihe ntashye mpita nitahira mu myumbati ndagenda njye nashidutse mbona nyine nashidutse njye ndi kwibona habaye mu gitondo mu rugo bambuze urumva ntabwo bazi ngo nagiye hehe urumva iyo kintu iyo mpamvu bavuga ngo inzoga ni akagabo inzoga nakabwa ahubwo inzoga nta bugabo nkwereka ukuntu ari akagabo inzoga ifata umuntu wari umugabo ikamugira imbwa ibaye akagabo ibikurushije ubwenge ibaze niba wari uko waba uri kose kereka utayisomyeho ikujyana aho ishaka irakuze zengeza irakoresha iyi myumbati nyirara noneho byutse mu gitondo byuka cyagenze imana nyine nanjye ubwanjye birancanga pe noneho ikindi giheho hari ukuntu nyine mu rugo hamanukamo ukuntu nyine ujya mu rugo nkariya nyine mu rugo tujya nanyweyeho kumanuka akantu karantezeho gatoya noneho hari ahantu hamanuka namanutse bupine nuko izina kamubwira ga uretse ko sinya nshobora inzoga nubwo njya inzoga njye kuko nyine uretse Imana ibaze ko n'icyo gihe numva nari mfite mu myaka ingahe 12 gutyo biraho ngaho ariko mwana sibyo nyine icyo gihe noneho gade guhura nanjye nasinze uretse ko ntabwo biba bibabaje ahubwo wowe ushiduka wazetse ugaseka ukihirika none ukumbura nasinze mama yake aba ari ibisazi yewe icarira ry'Imana umurongo y'inzoga urebye zimushizemo nta kintu kibanga na kimwe kiba gisigaye mu mutwe we ikareka ni ukuvuga ngo buriya umuntu wasinze nyine nakubwira akakubwiza nyine akakubwira uko niko kuri abafite wenda reka tuvune kuri iyo seje y'inzoga Sabrine ngewe muri kuvuga ngo wari umaze kumbwira akantu gashobora kakubangamira none ndashaka no kumenya kandi kantu urumva ngewe iyo niyo story y'inzoga yambayeho uko nanamunda hagiye nibuka ngwanye nkiseka noneho ni ikihe kintu kishobora kuba ubwo ngiye kuzana no mu buryo bwo kwishuri ikintu cyakubaye kwishuri ukumbura sebye nyine ukumbura sebye pe ni iki mwumva ndasebye ubuse ni iki ntacyo kuko buriya mu buzima bwanjye ntinya guseba nubwo utabibuze ariko nkubwire ngo ku ishuri mba nitwararitse nanjye si uko ntitwararitse uba nkubwire mba nakubwira ngo uba witwaritse ibintu bimwe birenze ntabwo wabyumva ni ukuri kamubwiza ukuri nanjye bande mu bantu akenshi mu kigo nyine njyewe hano mu kiganiro mbuwo mu kiganiro muri filime nkabo muri filime muri komedi nkabo muri komedi ariko njyewe bundi biterwa n'ahantu bandi uriya mu ishuri ku ishuri nyine bura ntago nta nubwo buranca mbashaka yuko umwarimu yabona ko nasakuje mu buzima bwawe kuko ntago nyine mbikunda tu gusa naritwaritse nanjye ariko God ntago ari ukwanga naguye muri iri ntwari hari ukuntu reba hari ukuntu intwari zacu zari zimeze noneho urabona intwari nyine ngo n'abahungu banyuramo naguye God zaranukaga noneho aho buryo zari zubatse gutya sibyo noneho urumva zari hari cyazi urabona niba nk'umuvure ukuntu umeze zimeze nk'umuvure ariko muri kuri uwo muvure
nyine hari ikiboro nyine kimanuka gutya nyine mwazaga muganga nka batanu mukanyara bize kamanukira nyine mu kindi kintu nyine kiri aho ngaho tu urumva muri benshi nyine mwatonze umurongo none hari ukuntu zazo bakiye igisima cyangwa nk'umuntu yuriye nyine hagaraho hejuru rero njye hari ukuntu nuriraga nyine nkihagaraho hejuru kanyara nyine meze neza none uzi ukuntu ndi kwihagarika aho hantu haranuka nyine waragira ukuntu twaguraga amandazi kukubwira ngo hari irindazi umvaga ugiye kugira gute ugiye gupfa sibyo umvaga neza ugiye kugira gute ugiye gupfa ariko icyo gihe umunsi nzawibagirwa narahagaze byagenze gute nikaraga nshiduka nageze muri rinwaye naguyemo nagade we no nta bantu ngo hey urumva ariko urumva ntabwo hagaragara cyane urumva twari turi kwidura twari uryo ukuntu avuyemo ndi kureba uryo ukuntu avuyemo ndi kunuka noneho maze ko naguyemo muri break ya saa yine saa yine noneho imyenda yose nina urumva mareka rero ibibazo biraka bifite ni byinshi ibaze kuba nge mpari niyo mpamvu uriya ku bantu nkatwe iri kushobora kuba ufite imyenda myinshi kugeza ubwo nuramukuye n'ikibazo nyine uhindura myenda kuko ntiwavara ntiwatira ishati y'undi muntu yatiba intuza yatiba ikanzu wenda umupira niwo wabikanzu noneho nyine bizaba kuba nyine ufite nyine utwenda nyine twawe tu noneho mani mvamo ndi kunuka abantu bose baranyitahaza biba ngombwa yuko nyine abantu bajya kumvomera amazi nyine bacira muri dushe nyine ndabanza nyine ndoga imyenda ndayinika inama narikubye ariko kuva nk'amasaha nk'atanu ibaze ko kubera umuntu wari undimo noneho numvaga wageze no mu bwonko saa sita ntengeze njya kurya muri resitora waza uri gutekereza iki numvaga njyaguye muri intwari cyangwa noneho nkagenda hari ukuntu ibintu bikubaho ukajya winusha ndi mu bitotsi ese cyangwa nyine hari ukuntu ukora ibintu biko ukajya kurota ako sinsinziriye ibyo bintu shana hasebye gade n'akantu kambayeho ndaseba buri wowe wenda reka tuve mu buzima bw'ishuri akandi karabona mu buzima buzaza kuba kwakubanye gaseba ni akandi ngaseba twe twatashye ahantu ubukwe bw'umukobwa nyine ahantu nabaga njya kuvuga ko ngafitera noneho urabona nyine nk'abantu nkatwara ukuntu ugera muri bari abantu ukabona bose nyine baragushamariye bakeneye kukubona bakeneye kukuvugisha noneho ubwo nawe wigize umuntu wa danje ntukeneye kuvugana nabo urimo uragenda ucaho nakuvuga naciye ku bantu gutya ndagenda ngeze nka hariya kandi ubwo urumva bose bari banyitegereje niba byaragenze ute numva nikubise hasi uzi ngo narebye inyuma cyangwa ku ruhande nahagurutse nakuvuga genda nakuvuga uzi ngo nongeye kubugarukamo kanahise ubwo se nari kuhagaruka nari nabiriyeho ngeze imbere mba ndaguye reka nahise numvaga bitavamo kugaruka kurebana nabo mu maso ubwo kantu kambayeho numva ndasebye shangiye rimwe nigeze kujya kuvumba ikirori mu bukwe hari ukuntu iwacu nyine hajyaga haba ubukwe none nari umuvumbyi mwita buriya umuntu hari umupeti twakoranye bita Mbonye mwana Mbonye ndamusuye cyane ahantu ari hose kandi yabyumve Mbonye rasta wanjye Mbonye ndagusuye cyane twakundanaga nyine gutahana ibirori nyine turi kumwe noneho hari ukuntu buri ntore yishakira inzira hari ukuntu kera bubaka ibisharagati nyine noneho bakagiramo akantu bameze nk'aho urumva bakibisharagati by'imigano nyine ako bagashyiramo amashitingi ariko hagasigaramo umwanya mbona ni ahantu hose hari abantu sinza kubona ahantu ndi buce kandi niga imitwe yo gusesera naraseseye urabona hari ukuntu abakwe bafite ahantu bicaye nyine abakwe baba w'umukobwa nyine babandi bose baje baherekeje icy'umugeni bose bafite agace bicayemo njye naraseseye ngiye nshiduka nagize gute nagize mu bakwe aho neza impande y'abageni mu bakwe gutya impande y'abageni noneho umusaza ahita arambona nguyu ni umwana wacu ngo ngicarira ahangaha
man nyine n'ikintu man nyine byambayeho tu urumva nakundaga gufuramba gukaraba bwa ukuntu asaga n'ingurube urumva man mpita ko nyine ndagenda mpita mbinjiramo tu bahita ko bananshakira intebe ndicara izina ry'Imana mubakwa indani imbere y'umuntu neza kuri terero n'imbere y'umugeni naho bambonye bo bakaba bari babuze ahantu baca bakajya bandeba bari nkiriya urabona ko twakoraga amasiringo ngo mwana nguze kugira ngo kwaje muzaniye ntabwo yatewe mutuye shaka cyo ugendeye Uganda mwaza mumbaza iki cyamana yo nibutse ibitero nakoze kera aya mvuga ati yewe cyakoze ngira ngo dusheho no tunarenze nishima ugaseka pe ubuse n'ibyari nyemura nseka nkunda guseka irwa n'akantu gato ninde muntu ujya gusetsa ukavuga ndafite ndiri ubuse nakubwira karindwi biterwa n'ikiganiro ateye kandi njye burya ndi na wa muntu dushobora kuba twicaye gutya nta n'umuntu uri kuvuga natekereza akantu ukabona ndaturitse ndasetse uzarama ukabona ndasetse nta muntu uvuze ukabona ndasetse uko uzarama uko neye ubu nta muntu ugira wenda nugira nk'abakomedi bo mu Rwanda cyangwa se bande bose nyine umuntu ushobora kuba akina akantu ugaseka pe ukavuga ati yewe cyakoze uriya muntu ndaransetse rero nka komedi ziwe biterwa n'ibintu barimo gukina mbega ntabwo ugira umuntu uvuga ngo uyu nguyu biterwa n'ibyo akoze hari ibyo akora nkumva nyine nubwo aba ari ugukina nkabona ndabigaye hari n'ibyo akora nkumva biransekeje kandi hari n'ukuntu umuntu akora ikintu kidasekeje ariko kubera akantu gahise kanza mu mutwe nkaba ndasetse wambwiye nk'umwe ubuye nyine mbwira umukomedi umwe mu Rwanda bakunda kunsetsa baraba biziyo bizana bikokora na tsazi mu buzima irafamiye baransetsa baba basekeje cyane okay that's good bon ngade rero ni byinshi byageze kumba ese Sabrika nkubwiye nko muri facility wenda runaka cyangwa se ubu ngubu ngiye mfite ikibazo hari institut yageze kumba ya toilette toilette pa ni sitori ndende toilette agastori ka toilette uri muri facilities ngiye yambaye story ndaza kuyiguhereza ese wowe nyine nta kintu gishobora kubona ikindi cyarakuba bitewe wenda nuko wenda uri mugufi kikakuboka avuga ati iki kintu mana nyine kimbayeho noneho nagahoma mu nk'icyo kintu cyakubaye cyambayeho navuga ko ari mike ariko ukuntu ugiye gutega kera nyine ariko ubu ngubu uko biri kubera kugenda mbikora cyane nagiye mbimenyera hari ukuntu ngiye kuva kera mfite nk'imyaka ingahe natangiye kujya nivana hano muri Rwamagana nkijyana Nyagatare bakandikura rwose nkijyana bakabona abantu mbagezeho gutya ye n'umwana kuva nko ku myaka njye najyaga njya kujya mu modoka kuyurira bikananira bikananira uduhuje amateka bikansaba gufata reba handi abandi bashyira akaguru ka mbere ngashyira amaboko nkabazaho amaboko nkabona gukora nkabona gukurikizaho amaguru ako kantu karambangamiraga noneho uko ngenda nkura no kugenda mbikora cyane ngenda byigira tekinike ubu ngubu iyo ngiye kuri imodoka reka ujya kubona ukabona nagezeyo utazi uko bigenda uretse wenda ku modoka moto y'ugira ukayishobora moto ndayurira nkayishobora n'igare rwose ngirira nta kibazo mva ntacyo bintwaye yego aka kabi ni ukuba nambaye nk'ijipo cyangwa ikanzu ariko ibindi byose byo ni vuba vuba yego uzi ko burya ari hatari ni ukuvuga ngo nanjye ikibazo cya moto buriya cyarambangamiraga sana noneho hari ukuntu ajya agakurira moto bigasaba ko abantu banterura bakanshyiraho niga imitwe ariko navuga ati ubundi byananije iki njye kandi nakubwiye ngo biriya bintu naricenje ubwanjye kugira ngo menye kwiruza kuri moto ndicara nijoro ntekereza akaguru nzabanza buri uzancunge buriya hari igice cya moto nururiraho niyo urwo ruhande rudahari navuga ati moto uretse kanurira hirya urumva nyine hari uruhande nururiraho tu urumva biriya bintu rero kugira ngo byiguruze amashuri byansabye kuko nabonaga abantu bari kuntera nkumva ndi kubabara uvuga ati ariko mani nzankinira abantu
buri gihe abantu bavuga ngo bari kunterura, ibaze ko hari igihe ahantu nategaga moto ugasanga nta muntu uhari wo kugira gute, nyine ugasanga ko tutegereza nyine akabona ndi kugorana, uvuga ati ibintu ngomba kubyigaho nkabimenya. Ku munsi ndabyibuka mbyiga bwa mbere, nabitekereje nijoro, uca njya kubyapurika ngiye gutega mbona birabaye, ndavuga ati ubu ngubu byanarangiye, ubwenge akantu nivumburiye, urumva sinzabyibagirwa. Iyo nkuru nyamuranyivugaga, inkuru y'igikondo ntabwo nzayibagirwa mu buzima no mu maraso. Inkuru y'igikondo ndi muri toilette izi za kizungu, iriya nkuru yarambabaje. Ariko uzi kwifata ukava igikondo ukajya ku Nyabugogo, uzize toilette, izi toilette bicaraho, izi mbunamuheto ndazanga, ndazanga uzagira ikigo utazishyikira. kuko njyewe urumva za toilette bundi pe bwa mbere ngeze muri Kigali, noneho urumva umuntu ugeze muri Kigali bwa mbere nyine biriya bitoilette ntabwo nari mbizi pe, gusa nabibonaga ariko nyine katari kenshi cyane. Noneho ngiye gusura umuntu igikondo ndabyibuka njyayo, noneho maze kujyayo urumva navuye numva ntanashonje, turarya ndaryama, buracya nshaka kujya kuri toilette, bigeze mu masaha ya kare numva mu nda biranze, ndavuga ati munyereke ubwiherero bwanyu, barambwira ati buri mu nzu aho ngaho ufite ifunguro aho ngaho buri mu nzu, nyine bya bindi bya kizungu, mba ndafunguye mba ndinjiye, bwasi ninjiye nsanga ni za toilette, ndavuga ati mana nanjye toilette ndayirura, basi yaba harimo akarakirete nari kurwana nari gushaka tekeni gusa zibaho n'izitabaho, basi nkayigeraho hejuru, basi nkagira gute nyine nkagira gute nyine nkayigeraho, noneho ndatera ndabara mbona ntabwo biri gushoboka. Noneho none maze kuba nagerageje, urabona ziriya boro nyine ziba zifite umwenge munini, urumva ukuvuga ngo bisaba nyine kwicara, bisaba niba wicaye gutya, noneho amaguru aba ari stable, uri kubibona hano ku maguru yanjye bereke, aba ari stable muri buno buryo, urumva nyine unumva wicaye nyine wajya kunuza ku mwobo gutya, umva umwobo urimo hano, nyine wicaye nyine amaguru ariko amaguru ari hasi, noneho njye naricaraga njye amaguru akananaba, ngashiduka natibeyemo gutya nimanukiye ntabwo bishoboka, maguru reka mbivuge mu Kinyarwanda cyiza, noneho ariko nkaba ndikuza naciye Nyabugogo, nkaba narabonye zira public toilet, zurabonye ko ntabwo ari za zindi bagira gute nyine za kizungu, ni za zindi zisanzwe, kuko hari izisanzwe hari ujya ubibona subizi. Noneho navuga ati ngomba kujya Nyabugogo kuko niho nabonye, kuko urumva icyo gihe nava mu modoka nagiye kunyara, niho nari nzi honyine Nyabugogo. Noneho urumva sinari kujya mu baturanyi, nabonaga ibipangu, sinari kujya gukomaka ku gipangu ngo maho, urumva ibaze noneho byari kuba none hari ikibazo, ndavuga ati Imana ishimwe mfite amafaranga yo gutega, narateze mva hari igikondo njya Nyabugogo, ntegesha amafaranga ndongera ndagaruka retu kugira ngo ndye, kubera iki toilette none ibibazo yo ntagira itike, gahunda yari mu ishashi ariko ubigenza gute se ntakundi kuntu ari kubigenza, nuze kandi urumva solution yindi yari hari iyi oya uyu munsi narabivumbuye, ni gutya, ni ukuvuga ngo niba n'urugero urebe ahangaha sibyo, niba toilette ari iyi, kuko n'ubundi already sinabageze mba muremure ngo nicara gutya ubundi ngo amaguru afate hasi, ibintu byose ni ukwiga. Niba toilette ari iyi ngiyi gutya, urabona umwobo buranga hano hari utuntu hari ahantu, oya ntacyo ndibuka, hano hari ahantu uri kubona, hari ahantu nyine uba uhagazeho gutya, uri kubibona bino bintu nyine, reba iriya toilette iba ifite nyine wa muzenguruko bimeze gutya, ni ukuvuga ngo dore ikintu cyagereye n'ikintu, ndahagarara mwa buno buryo, nkahagarara kuri bwa boro nyine bwo ku mpande, nangiza nkahita ngira gutya, mbonye ihagazeho hejuru
oya nabonye tekinike yo kuyuri nabwo ngo rega buri kintu cyose wabonye rakirete byari buvemo sha byari ibisazi urumva intore yishakiye byari buzakubure urumva njye nishakiye inzira mani biri serious nishakiye nyine ibisubizo ntuzi ubwo nari ibaze ntuzi nari kubigenza gute buriya niyo ngiye ahantu uzareba iyo ngiye ahantu akenshi mbanza mbere yo kugira ngo ibintu byose mbibaze mbanza nkamenya ngo toilette yayo imeze ute njyewe mbanza nkareba nkamenya buriya niyo ngiye gukodesha nk'ahantu nabanza nkamenya ngo toilette mufite imeze ute mbere yuko mbaza n'ibindi n'inzu n'ibiki byose nabanza nkamenya toilette ubwoko bwayo saburi we ni iki kindi byari ikindi ba ibyo ngibyo birahagije saburi mbwira ikindi kintu cyakubayeho mwana uko byaza kose kirahari pe Yesu iki nta kindi kintu gihari cyakubayeho cyambayeho urumva njyewe nahuye n'ikibazo cya toilette niga pirimeri ikagira inkuru ikagira inkuru anayinka twagiye niga pirimeri ko nyine ni akantu kanshimishije cyane niga pirimeri hano nabaga Nyagatare dusoje P6 babizi nyine hari ukuntu abanyeshuri bakore ikigo kibakorera ikirori urumva abandi bari bakenyeye nanjye uwo munsi nari nakenyeye wambaye udukenyero nanjye nari nakenyeye iyo foto nshatse kuyireba zishaka nta niyo nari nishimye ku buryo kutabyumva wakenyeye nari nakenyeye Sabrine ari mu dukenyero ameze neza nari nakenyeye bambaye n'agakapu nambaye n'agakapu noneho ahantu nyine nabaga bose nabonaga baje niboneraga ari nk'umunsi mukuru nyine n'ubundi wari umunsi mukuru n'ahantu nabaga bose bari bahari nahindukira nkaba mbabonye umwaha aha undi bose banshagaye ikiriya gihe cyaranshimishije cyane wambaye udukenyero ikintu cyambabaje ni uko umukecuru wabinkoreye yapfuye yo mama reka tuvuge ngo ibikoko ridashira kuri yego yarapfuye ko yankoreye ikintu n'ubu ngubu mba numva nta n'ubundi muntu yankoreye kiriya kintu n'icyo yakoze yego yankoreye ikintu kiranshimisha mu rugo batazi ngo byagenze bite batazi ngo ibyo birori ngenda bijyamo cyangwa simbijyamo aho yarabinkoreye noneho kandi nsa n'abandi nasaga n'abandi cyaza ndishimye wala gusa nanjye misengera amatsiko yo kuzakubona wakenyeye umeze neza cyane sibyo se ni ukuvuga ngo icyo navuga uko byose kose dushimiye God abantu badukurikiye kugeza kuva dutangiye ikiganiro ndetse kugenda tugeze ku musozo wacyo mwabaye intwari cyane ndetse mwabaye abantu b'abagabo cyane muri abantu bo gushimirwa reka tubabwire ngo nimukomeze mugire amahoro y'Imana mu mpande z'isi zose mukomeze murindwe n'ubuntu bwayo ibintu ni abantu buriya wa muntu we udafite abantu nta bintu waba ufite disability is no inability reka mbabwire ngo tutaonana siku nyingine ko nanone don't forget to make subscribe share and comment kuri Rafrique TV twebwe turahari umunsi kundi kugira ngo tubagezeho ibyiza ndakunda cyane ciao Lafrique TV, spreading laughter, inspiring hope.